kuravuga ko rero itariki ndetse n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira byamenyekanye. Amakuru avuga ko itariki n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira General Makenga arabitangaje. Amakuru avuga ko itariki n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira General Makenga amaze kubitangaza, ndetse gahunda ni firimbi igomba kuvuzwa tayari umujyi wa Uvira ukava mu nzira, kuko ingibikenerwa byose babifashe ngo batitaye aho FRDC yagose. Reka nongere mbasuhuze bakunzi baruhuka Empire News, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Bayikaze mwe muri muce bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo. Ndabasuje mwebwe muri hano muri East Africa, muri mu ntara gatandatu ya diaspora, mwese bahaye ikaze muri aya masaha. Munyemerero mbasuhuze kandi mbifuze kumerwa neza. Turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka ni 2025. Mwese rero mwese mbahaye ikaze mu rusange. Numvikana rero hari amakuru yazindutse kuri tele y'imirwano, of course numvikana. Ndavuga nti rero mu byukuri nk'abantu banjye ntabwo nakora ikosa ryo kubyihererana. Ndavuga ati uko byasa kose aya makuru mugomba kuyamenya, no matter what, uko byagenda kose aya makuru mugomba kuyamenya. Amakuru azindutse turatubwira ko ku kibuga cy'indege cy'Akavumu hafi gufatwa n'umutwe w'abazarendo cyangwa se n'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko rero umutwe w'abazarendo wakomeje urugamba rukomeye cyane. Ese urugamba rwagenze gute? Munyemerere mbabwirize mu ncamake z'amakuru ngiye kubagezaho muri kano kanya. Namakuru akomeye cyane rero, nkuko namaze kubibabwira. Amakuru arambwira ko umutwe wa M23 wakomeje kurwana n'abazarendo mu rukera rukomeye cyane, nyuma ko kuva ku munsi w'ejo babagabyeho igitero gikomeye cyane. Ni igitero karabutaka, igitero cyari kiri ku rwego, ariko M23 ikaza kwihagararaho, ikabaza gusubiza uyu mutwe w'abazarendo inyuma, urabakubita cyane, urabirukansa, ndetse bavuga ko bari babegeje kuri. Amakuru avuga ko rero abo bazarendo mu byukuri kandi bungiye kuzinduka bacana umuriro waka mu byukuri n'amasasu aremereye cyane, ndetse binavugwa ko abazarendo bafite mu byukuri ngo intwaro zigezweho kabuhariwe, ndetse ngo akaba arizo bari kwifashisha barasa umutwe w'inyeshyamba M23. Amakuru avuga ko rero ikibuga cy'indege cy'Akavumu mu byukuri hafi gufatwa. Amakuru atubwira ko byamaze kuba rero ibindi. Amakuru avuga ko urugamba rwazindutse mu masaha isa 9, aho abazarendo bashatse gutungura M23 ndetse ngo bakayirasa mpaka. Amakuru akavuga ko urugamba rwakomeje, ngo n'ubu tuvugana urugamba rukirimo 5-5. Amakuru atubwira ko urugamba rukirimo indani. Amakuru atubwira ko urugamba rukirimo mu byukuri hasi n'induri hejuru. Mw'abantu mwe nyamara ni mushake munyumvire ko intambara hinduye isura. Biratangaje cyane kuba M23 ikomeje kurasa. Biratangaje cyane kuba wazarendo ziri kurasa M23 ndetse ikaba yahunga, igahunga ikaba yava mu bice. Nabyo biri gukorwa rwose, biri gushoboka pe. Hari abantu ntangaza amakuru ugasanga bari kumbwira ati nyamara wowe tise bimeze bite. Urugamba rwarahindutse, biragaragara ko urugamba rwahinduye isura, kuko murabyuka ari muri Warikare, muri kara gace ka Ihura M23 yararashwe cyane. Turenda turabigarukaho. Ihura M23 yararashwe cyane mpaka bayikura mu bice, ewana iriruka. So urumva ko nubwo bimeze bityo, yego tugiye kuvuga n'ahandi M23 nayo yararwanye ku rwego rukomeye, ariko icyo mugomba kumenya cyo mumenye ko ubu tuvugana urugamba rusa nk'urwahinduye isura ku rwego rukomeye cyane. Nimabwira ngo cyane mwumve ngo cyane. Yego aha rero mu byukuri amakuru avuga ko hari itegeko ryakomeje kuva kwa Masunzu, ariko itegeko riri kujyana n'iki? Riri kujyana n'amafaranga. Ubundi mu kibuga prime cyangwa se ndaza kubyita prime, cyangwa se mbyita gahimbaza musiki, cyangwa se mbyite dushake irindi zina tubyita tubihereza, ariko abazarendo bari guhabwa amafaranga. Abazarendo bari guhabwa amafaranga afatika cyane, akaba ari gutuma rero barwana kabisa nk'abiyahura. Namwe mwibaze aho umuzarendo ari kurasa cyane kugeza ubwo M23 nyine yumva kuko yarashwe. Mwumve abari kuhagwa ukuntu bangana abazarendo ni benshi. Hari abari guhabwa amafaranga rero bikarangira banapfuye batanayariye. Nabyo birashoboka. Bapfa batanayariye, birashoboka cyane 100%.
yego rero niko bimeze mu by'ukuri. Rero urugamba rwo muri Bukavu cyangwa se Sud Kivu ahangaha mu gace kegereye hafi n'ikibuga cy'indege, biravuga ko mu gihe kino kibuga cy'indege cyaba gifashwe, ngo bari kugishaka cyane ngo cyafasha aba bacanshuro na Foka Mike nawe uri kuramforusa y'ingabo nyinshi, uri guhamagara ingabo ziri muri biriya bice, akazivuga ati nimugende murwane mpaka ku kibuga cy'indege cya Kavumu turagifata kandi birashoboka. Ndetse na General Gasita bose ngo ni amaramforusa bari gukorera hariya, ngo bari gushaka uburyo kino kibuga cy'indege baba bageramutse bagifashe ngo cyabafasha gukuramo Bukavu, ni mu gihe abandi bari guturuka Uvira. Bivuze ngo indege zimwe zageze zihagurukira hariya Uvira, wera turaje tubigereho, izindi zigahagurukira zikaza zikava Kisangani, zikava Maniema, zikaza kugwanga ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ubundi mu by'ukuri ngo Bukavu kuyifata byaba byoroshye cyane, ariko ngo mu gihe ikibuga cy'indege cya Bukavu bataragifata cyabana ngo biragoye kabisa. Rero ngo bari kurwana kugira ngo bagifate, niyo makuru azindutse ewana. Ngo ikibuga cy'indege murabizi ko kimaze iminsi gihigwa, rero ngo barashaka kugifata ku buryo bukomeye cyane. Iki ni ikibuga cy'indege cya Kavumu muri rusange. Twihuse rero tukava ku kibuga cy'indege cya Kavumu kiri gushaka gufatwa kugira ngo abacanshuro bagikoreshe ngo babone uburyo bafata umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, kuko kino kibuga cy'indege cya Kavumu cyaborohereza gufata Bukavu n'umujyi wa Goma, kuko n'izi ndege nazo dushatse kwavuga ko muzajya zihaturuka. Urumva rero ntabwo ibintu byoroshye n'akana gato cyane. Twihuse rero mu gihe bimeze bityo, wenda ndaza ngaruka mu kanya gato cyane ku makuru ari kuvugwa akomeye cyane yuko M23 igiye gukoresha intwaro kabuhariwe, igiye kumanura za BM21 z'intwaro mu by'ukuri nazo igiye kuzimanura mu rugamba. Rero M23 yafashe umwanzuro wo gukoresha intwaro zose bafashe kugira ngo mvuge ukuntu bimeze cyane. Mwibuka ko umutwe nyeshyamba wa M23 uri gukoresha drone gusa imwe yabo bagira igakora amabara ntiraraswa, ariko iri kugenda igahuha abasirikare bajya ku 150. Nabyo ko abasirikare b'u Burundi bari kure mu nama cyangwa se kuri parade bari gupanga uburyo bagiye kugaba igitero kuri M23, drone ikabazinduka ejo bundi bose kabashyira hasi, igihugu cy'Uburundi kikajya mu gahinda. Murabyibuka uko byagenze. Rero amakuru avuga ko M23 nyuma yo kuburakari bukomeye cyane, nyuma yo kubona amafarusoma akomeye cyane ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa, bari kubona amafarusoma akomeye cyane, yabo ndetse n'indege nabo bazanye zindi n'abandi bacanshuro bamanutse ngiye kwinjira mu rugamba bya nyabyo. Amakuru avuga ko M23 yahise irakari iravuga ati cyewe ndinde sasa, ngewe ndinde wo kudakoresha izi ntwaro dufite kari cyo gihe. Bivuze ngo izi ntwaro rero hari icyo bari barageze gute, hari icyo bari barazibikiye. Bari baranze guhita twajyaga twibaza ubundi kubera iki umujyi umutwe nyeshyamba utarakoresha izi ntwaro. Twibazaga ngo kubera iki uyu mutwe nyeshyamba utarakoresha izi ntwaro, kubera iki umutwe nyeshyamba utarakoresha izi ntwaro. Aho rero amakuru akavuga ko izi ntwaro bari bazibikiye gufata umujyi, ariko n'ubundi nta nahandi bari bazibikiye gufata umujyi wa Uvira. Rero intwaro zose muzi ngo bafatiye mu mujyi wa Goma, mu Bambiro, Sake, Rwindi, Kanyabayonga, muri rwa rugamba rw'amagasi n'ahandi. Izi ntwaro ngo ziri mu umurongo muremure cyane w'intwaro M23 yafashe yerekeza mu mujyi wa Uvira. Harimo za BM21 nyinshi mwarazibonye za ntwaro zose. Ibi rero bikaba byateye ubwoba ingabo ziri kurwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bahita bakora mu bubiko nabo mu bubiko bushyashya twari tutaramenya, bakavuga butunguranye bazana intwaro nshyashya, bazanamo amadrone nabo. Amakuru avuga ko bagiye kumanura drone bakazizanira abantu bacanshuro ndetse bagatangira kuzirashisha. M23 nayo amakuru ifite ngo yahisimanura intwaro zo kurasaki drone, harimo amanyine anti-missile ndetse nyine n'ubundi bwirinzi bukomeye cyane babumanuye. Bivuze ngo rero nta gahunda yo gusubira inyuma. Ku munsi w'ejo nibwo leta ya Kinshasa yavuze ati twebwe twamaze kumenya ko M23 igiye gufata umujyi wa Uvira. Kandi bano bagabo iyo batangaje, iyo leta ya Kinshasa itangaje,
ubu bigaragara ko biba byamaze gukomera. Ati mbese Patrick Muyaya undi yaramaze iminsi yikomaga mu gatuza. Patrick Muyaya yaramaze iminsi yikomaga mu gatuza avuga nyine murabizi iyo yikomanza mu gatuza avuga ati M23 twayikubise umutwe nyeshyamba twawukubise. Ariko noneho ejo yaje atangaza avuga ati twebwe icyo twamenye nuko ubu tuvugana tugiye kwatakwa, nuko tuvugana tugiye kuraswa, umujyi wa Uvira ugiye kuraswa ukava mu nzira. Urumva nuko tuvugana umujyi wa Uvira ugiye kuraswa ukava mu nzira. Amakuru atubwira iki rero? Amakuru atubwira ko umujyi wa Uvira anytime cyangwa isaha ku isaha mugiye kumviramo inkubiri ikomeye cyane y'imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zigezweho. Andi makuru mfite wenda twinjira mu rugamba ruzindutse muri Uvira, maze mbabwire neza andi makuru mfite yuko namenye yuko na makuru twamenye yaba bamwe mu banyamakuru bagenzi banje twashakishije, tumenye neza ko leta ya Kinshasa yamenye amakuru yuko umutwe nyeshyamba M23 ugiye gukoresha za suko yibafatiye ku kibuga cy'indege ahari i Goma. Ndetse amakuru avuga ko zarangije gukanikwa zamaze kuzura. Abavuga ngo guki oya M23 indege za Sukhoi igiye kuzizamura mu rugamba ihangane na zira drone zabo. Urumva kuko n'umuri nta kindi kigaragara. Ibi ngibi ngo impamvu yafashwe nk'umwanzuro ukomeye cyane ni nyuma ko bamaze kubona ko leta Kinshasa kuko abantu mwe mudukurikira ibiganiro idoha muri Qatar byakomeye. Ibiganiro by'idoha muri Qatar byakomeye kuko nta mwanzuro n'umwe uretse itegeko numvishe rya Trump ryo kuvuga ngo bakore no matter what, bakore ibyo M23 ibabwira. Ariko ubundi Kisekedi yabyanze yanze ikintu na kimwe ingingo nimwe M23 yasabye idoha. Bari abayobozi bose bagiye idoha muri Qatar leta Kinshasa yohereje. Kisekedi yabahamagara abwira ati reka nta tinyuko mugomba gusinya. Nyamara ariko kandi amakuru aturuka ibukuru avuga ko Donald Trump we yavuze ko bagomba gusinya bira byose M23 basabye bitarenze ku itariki 15. Bivuze ngo mu minsi 2 gusa bagomba ko ishoka cyose bakaba basinye ibyo bababwiye. Hanyuma ariko kandi mu gihe turangaho amakuru akavuga ko nyuma ko M23 yamaze kubona ko bimeze bityo yahise itekereza kabiri cyane. Iravuga ati bari kwanga aya masezerano. Atariko kandi nimba tubyibuka neza twigeze ku by'ukuri kurangarira mu biganiro twanga ari nacyo bari kwicuza uyu munsi. Barangariye mu biganiro baravuga ati niba bafashe umujyi wa Uvira cyangwa se batatu umujyi wa Uvira ibiganiro bishobora kuzaba bakabwirwa kurekura umujyi wa Uvira. Baravuga ati twebwe reka tubaze tutegereze inama imyanzuro yahivamo, niba imyanzuro myiza na mahire, niba imyanzuro mibi turataka umujyi wa Uvira. Murabyibuka ko afandi yarabwiye ati mufungira aho ngamo muretse kujura umujyi wa Uvira tubaze twumve ibiva idoha. Ejo batazavuga ko aritwe tuba twanze kumva inama z'abakuru. Murabizi ko rero umutwe nyeshyamba kenshi wo ukunda gukurikiza inama z'abakuru, ukunda gukurikiza inama, niyo mpamvu mubona ikibo cyose usora itangazo kugira ngo vuga ati mbese tuzagira ugira gute uwitakana abagabo. Twihuse cyane rero amakuru atubwira ngo iki nta kindi kidasanzwe amakuru atubwira. Atubwira ko kera kabaye. M23 amaze kubona ko ari politike no kugira ngo M23 ise nka irangarara mu biganiro. Bayirase bayikure Goma na Bukavu nkuko babikoze muri Tetwara Barikari. Niyo mpamvu rero bafashe umwanzuro wo kumanura intwaro zose bari bafite bizeye ziri buze kubafasha mu rugamba rw'umujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko rero itariki ndetse n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira byamenyekanye. Amakuru avuga ko itariki n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira General Makenga arabitangaje. Amakuru avuga ko itariki n'isaha byo gufata umujyi wa Uvira General Makenga amaze kubitangaza ndetse gahunda ni firimbi igomba kuvuzwa tayari umujyi wa Uvira ukava mu nzira. Kuko ingibikenerwa byose babifashe ngo batitaye aho FRDC yagose, batitaye ingabo ku 1060, batitaye ku bandi bacancuro bamaze gusesekara ahangaha mu mujyi wa Bujumbura ndetse berekeza mu mujyi wa Uvira ndetse n'izindi ntwaro. Mugani umuvandimwe atitangaza amakuru avuga ko
itangazo ndetse M23 yamaze kubivugana cyangwa ngo yahamagaje abayobozi bagakorana inama aba bajenerali y'uburyo bagiye kwatakamo umujyi wa Uvira mu buryo cyangwa ubundi, kuko nkuko mubizi M23 ikomeje kugenda isatira. Reka twinjire mu rugamba bya nyabyo rero. M23 ikomeje kugenda isatira ibice bikomeye cyane byari birimo ingabo z'abacancuro, noneho ntago iri guhunga, noneho yakomeje kugenda isatira advancing. Ubu gahunda M23 umutwe nyeshyamba wajyaga urwana urugamba rwo kwa advancing rwa defensive rwo kurinda aho bafashe. Leta Kinshasa mu gihe nayo yabagabaga yitero igerageza kugenda ibakuramo mu bice bigiye bitandukanye bafashe biremereye cyane. Ariko mu minsi mike itambutse twamaze kubona ko umutwe nyeshyamba uri kurwana urugamba ruri offensive cyangwa se urugamba rurimo kugenda rwataka mu bice bigiye bitandukanye hose, noneho n'uburyo buri offensive. Rero ibi byose ni bigaragaza ko noneho sasa M23 yagize gahunda yo gufata ibice. Nuza kureba urasanga izasirangwa zagize gahunda zo gufata ibice mu buryo bakoresheje uburyo bwo kurwana bwo kurasa. Ari naho rero abacancuro bamaze kubibona bagashaka mapu, bamaze kubibwirwa bagatangira kugaba igitero cyangwa se bashaka uburyo nyine bagomba kurasa uyu mutwe nyeshyamba uri mu gice bigiye bitandukanye. Ari rero M23 ivuga ko ku munsi w'ejo nibwo mubyibuka neza ubwirinzi bwa M23 bwararashwe cyangwa se tekinolojiya yabo ngo yararashwe, ariko ngo nabo barasa iyabo. Nuko iyo rasa barayinjiriye bayikuraho. Bano bagabo ngo bazanye abagabo bafite bize kabisa, aba IT babo bazanye aba IT bize ku rundi rwego, barangije bahakinga tekinolojiya M23 ibyombo, cyo bita kwa monitoring. Ariko akantu ko monitoring ibyombo ni M23 yakagiraga ikamonitoring ibyombo bya FDNB, abazarendo ndetse na FARDC. None nayo baye monitoring ibyayo, kandi nimba ari ikintu kibi cyane no kumonitoring icyombo cyaduye. Iyo bakimonitorinze bamenya plan zose muri gupanga aho muherereye hose baba bafite. Rero niyo mpamvu ubu tuvugana hasa nk'abacitse igikuba, bakavuga ati nimba bamaze kumonitoringa ibyombo byanyu, wenda iyo system murabanza muyice muyikureho, atariko nicyo gihe cyo kugira ngo mwata ku mujyi wa Uvira, kuko abenshi bavuga ko M23 burango yatinze kwata ku mujyi wa Uvira. Ego abenshi niko bavuga ko M23 yatinze kwata ku mujyi wa Uvira, yaratinze rwose, yaratinze kwata ku mujyi wa Uvira. Bavuga ko M23 yatinze kwata ku mujyi wa Uvira, yaratinze kwata ku mujyi wa Uvira rwose. Bivuga ko yatinze kwata ku mujyi wa Uvira, bivuga ko yatinze kufata. Ariko abandi mu bahanga bakavuga ko itatinze kufata ngo cyari cyo gihe. Bakavuga ko itinda gufata umujyi wa Uvira ngo cyari cyo gihe, kuko bari bategereje iramyanzuro idoha muri Qatar. Kandi koko urebye ibintu yasabye idoha ni ibintu bisa nkaho ari byo M23 itegereje. None yagiye itegeka ati ntacyo turivugane, side kimwe no rukivu ni imyaka 8 tugomba kubiyobora ko byagenda kose. Ati ibyo bitabayeho turarwana mpaka kugera ku kakanyuma. Ibyo rero dutegereje ni mpamvu mbabwiye ngo isaha n'itariki umujyi wa Uvira ugomba kwatakirwaho, nta bindi handi byatangajwe. Ni nyuma y'itariki 15, maybe kashaka kutukwa ku itariki 16. Amasaha niyo ntaramenya, kubera ko ku itariki 15 nibwo amasezerano ashobora gusinywa cyangwa ntasinywe. Icyo gihe rero nicyo bategereje M23 gahita, kuko ngo hari intwaro zirimo, hari imisada irimo irareba yunami umujyi wa Uvira ndetse na Bujumbura. Ari nayo mpamvu Bujumbura naho hateretse ngo izindi ntwaro zikomeye zirimo na za Burende cyangwa se zirimo n'ibifaru byose birebera udusozi M23 iriho ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ariho bategereje mu gihe M23 iza kubigeza mu mujyi wa Uvira, yabahamuye yabirukanyije yabasohoyemo, ngo bazahita bahinda bunamisha za ntwaro baziresha mu mujyi wa Uvira, barasa nakatsi, barasa niyo nka byose ngo barase muri Bujumbura. Niyo gahunda ihari. Rero ibi byose intwaro ziri kureba Bujumbura ndetse n'izindi ngabo z'abatasi zamaze kugera muri Uvira ndetse na Bujumbura, bategereje itegeko riva he kwa Afande Makenga tayari, ubundi ibintu bigahita birangira riva mu nzira.
ayo niyo makuru ahari yo ku rugamba, kuko inama zimaze iminsi zikorwa no mu Bujumbura ni inama nyinshi cyane zirebera hamwe uburyo umujyi wa Bujumbura ugiye kurwana n'umujyi wa Uvira, ndetse mu gihe umujyi wa Uvira waba uvuye mu nzira bakidefanda bakareba uburyo nyine bazabigenzamo, ukuntu bazitwara. Ayo niyo makuru ahari. Gusa amakuru ufite ko ku munsi w'ejo inama yabaye hagati y'abajenerali ba Prime Niyongabo ndetse n'abandi. Amakuru avuga ko yavuyemo yavuze ko ngo mu gihe Tshisekedi yaba sinyara amasezerano y'idwa muri Qatar akemera kuyasinya, Uburundi ewana bwakisanga mu kangaratete. Uburundi bwakisanga mu kangaratete. Niyo mpamvu bavuze ati mwohereze imbonera kure hariya muzasigaza abandi basirikare bacu banyabo baturindira umupaka. Imbonera kure nizasigarayo ntacyo tuzaba duhombye ko tuzadusigaranye ingabo zacu. Niyo mpamvu bari kohereza imbonera kure gusa mu rugamba, abasirikare batojwe FDNB cyangwa se Prime Niyongabo asigaranye ntago ashaka kubohereza mu muriro uri kubera hariya. Hanyuma rero tuzindutse mu rugamba ruzindutse, amakuru avuga ko ingabo z'abacancuro zazindukanye umusade cyangwa se zazindukanye abandi basirikare bashyashya bamaze kujoininga, ndetse nyuma y'urugamba rw'ejo rwabereye muri Katogota rukabera hano Runingo Usange ndetse na Kiriba. Ubu tuvugana ngo hazindutse agahenge, mu by'ukuri ngo nta masasu azindutse, ahubwo hakomeje kubaho kwisuganya gukomeye cyane, ndetse ariko kandi no kugotagota ibice bigiye bitandukanye no gushyiraho ibikuta bikingira umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi. Ayo yose rero akaba ari amakuru agiye atandukanye twakomeje kugenda dukurura, mu gihe Karemi n'ubundi ingabo zikomeje kwimena ziva muri Karemi ziza nyine mu bice bigiye bitandukanye. Still za ngabo 60 burya nyine nta ngungo zose zirajya mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se ibice byagenwe. Amakuru atubwira ko ubu ngubu hari ibice byakomeje kugenda byakira ingabo nyinshi cyane, harimo ibice bya za Rugezi, ibice bya za Nyangezi, ariho harimo kugenda habera imirwano, ndetse n'izindi ngabo z'abacancuro zamaze kuba zigera ahangaha hafi na za Kiriba. Yego urumva rero ko amakuru yose twamaze kugenda tuyakurura 5 kuri 5 mu bice byo bitandukanye. Andi makuru akatubwira ko izindi ngabo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zamaze kwimena hano mu by'ukuri hano muri Plaine de Ruzizi. Ngo zamaze kwimena nga muri Plaine de Ruzizi, nimba namvuga ko ari ukwimena cyangwa se zamaze kujya muri Plaine de Ruzizi. Izi ngizi ngo nizije kugerageza kurwana ndetse no gukuramo umutwe w'inyeshyamba wa M23, kuko ari uducera tumwe ugiye uri mu buryo cyangwa ubundi. Hanyuma tuvuga ngaho rero ku munsi w'ejo amakuru namaze kumenya nuko hari igitero kiri gutegurwa kugabaga ku Banyamurenge Iminembwe anga mu bice bya za Rugezi hakurya n'Imikenke, ndetse ngo hamaze kuba hazengurukwa, ndetse ngo hagiye kurashishwa drone, ndetse ngo hari ibice bindi ku munsi w'ejo abaduyi yabaze gukuramo cyangwa se ingabo zirwanira ku ruhande rwa Kinshasa bamaze gukuramo gufata babyambuye twirwaneho, ndetse ngo hakaba hari umwuka uri gututumbamo wa jenoside ukomeye cyane. Abaturage rero b'Iminembwe bakomeje gutabaza ko ngo mu by'ukuri leta ya Kinshasa iri gutegura jenoside ikomeye cyane yo kwivugana Abanyamurenge bari muri biriya bice. Ngayi nguko rero nuko bimeze. Hanyuma urugamba rwo muri teritwari ya Walikale ho ku munsi w'ejo urugamba rwararamutse ruhinana cyangwa se urugamba rwararamutse rukomeye cyane muri teritwari ya Walikale. Ariko kandi makuru akaba baravuze ko General Masunzu akomeje kugaragaza ubuhanga n'ubudahangarwa ndetse ahanga muri teritwari ya Walikale, kuko ibice byo muri teritwari ya Walikale nta muntu n'umwe uri kubisubiza inyuma kuri Wazalendo. Bivuze ngo Wazalendo zakoze igikuta n'uruziga rukomeye cyane ku buryo bukomeye, mu gihe Pinga M23 iri gushaka kubaza gukuramo Pinga, ariko bikaba byanze nabyo bikaba byabaye ingabo za leta ya Kinshasa zikaba zikomeje kuyirasa igitutu, ndetse ngo ubuyobozi ahantu imenera nubwo yazengurutse ariko ngo bijyanze muri Pinga bijyanze muri Pinga. Wazalendo zikaba zikomeje mu by'ukuri kugaragaza ubuhanga n'ubuhangange wagira ngo bagiye ku rugamba baratozwa. Ngaye nguko rero ibyo nibyo biramutse.
hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice muri rusange. Andi makuru mashyashya rero turibuze kuba tumenya, turaza kuba tuyabagezaho mu gihe twaba tugize icyo tumenya. Katwe dusoreje aha ngaha tubwire mwakoze cyane, mukomeze umubane natwe. Bye bye.